imanzi yewe se ndi imanzi ni ujyanda ko zazamugora ararwo ngaruka gutera inda ne wapfuye ibyana biranakaze ndakaze aba mwe muziki mugiye kuzavana abanyacyo mu ahubwo uno mujamejo ndi yaje kunsura imvura iragwa ndavuga ati ugamita kunyagira nsotse nsanga agiye kuzana imyenda yo kurarana ubwo se ubona ari kurarana uvuga ngo uyu mwana w'uruzingo ntabwo yeruka koga nabonye ko agiye guhura n'abantu ahita anyarukira muri dushe arikubeta koga ndabiruka niba yari se sinoze yanaguje itorosho itazi utari ukuntu wogusanaguza itorosho ugahita wambara wa mugani reka mubeshyira cyangwa ugatera ipasi ukamesa nyuma wambaye ikariso yambaye mwana wo cyangwa wambaye mwana wo reka ubusi umukobwa wamuguha mukabyarana umwana nibura basi uwo mwana yaza asa neza kuko buriya sura y'ukuntu uyu mukobwa asa ari inzobe yabyaranye n'umuhungu nkawe usa gutyo munsi y'icyuho yana mwabyara umwana mwiza bya danje wapfa kabaye icwende ni koga muri iyi minsi gasigaye koga rata karoga siko timu yuzuye none se iyi ni timu buraka kuko hari za timu buru akaba na za timu buraka yaratubwiye ngo dukoreshe imipira isa nkaho ariko ishobuja ni umugome wabwiye ngo mukoreshe imipira y'umukara kuko ni ntabwo rero ko musa nkaho none arangije yarabashuka yakoresha ipantaro mushyira izina rya cana inyuma mwakagombye kurishyira imbere ku ibondo akoze kumugana izina rya cano ko nanjye naribonye inyuma muri abataga icyondo bashatse gukora ibitandukanye kugira ngo abantu batwumve ase shaka reka mubaze ikibazo ubundi iyo ubona ungana gutyo wumva nta kibazo ufite nanjye kankubaze wowe iyo ubona ungana gutyo nawe nta kibazo ufite gihe nta kibazo ufite kuko ngenda umukire ndi nyiribondo rye ndi bosi urumva ndi umukapu nanjye nta kibazo mfite kuko ejo nagiye ahantu barambwira ati ubayeho neza kandi utaha mu gasharo wacyana ahubwo se muri mukubita umwica kwa Faustine kari mu byatsi yibera ese mana uraza gutaha urataha ataha ingo zaba zarataye agaciro wabura n'umwobo se imbeba zitaha mu muheno urinciyemo se kuri imvuniye umuntu w'umugabo arya umunyenga ku rugi ariko narumiwe koko ahubwo se wiboroshe afise yirira umunyenga ku rugi ako shaka tuzi ko wasanga ako ingu yiboroshe shaka ako busha ureka mbabaza ubu si mwebwe mujya kunya mukajya kwikununga kunoza ku kibambazi uyu yihesha umuseno ni umuseno koko ubwo siri nyiriti sago kuyanga no gusura kugira ngo adasonza urumva ajya no kunya mwana gasa undi twisokoresha majago ziko mukaze mwabana uyu ngo ejo twagiye mu kirori baduha ikiro cy'inyama iriza kirida amenyo iyo bamuha ikiro se ari kwirizamo mwasi nkashyiramo n'inkoho agase ubundi shapeti mujya mubona inyama rimwe na rimwe ni rimwe nk'ubu imvura bari kugwa ibiceri biba byinshi ni kuri noheli cyangwa kuri pasi ibiceri biba byinshi bivuze ngo mwirira ibiceri gusa cyane imitubusha reka ni marizo ni furoge ntabwo y'ibiceri abana nyamara barakaze nyamara muririwera were nuko mutabizi wibeshya turingesera wa mugari ni rata ntago muri ibiruwere were muri ingetura kubera gukora siporo nyinshi cyane ahubwo nananiwe no kubura ibiryo kubera kubura ibiryo narananutse kompanza zitera ryamye yariyoroshe rero reka mubwize ukuri kugira ngo umuntu ananuke nuko aba ari kuri regime y'ubukene kandi ngenda umubosi
wese uri umubosi ngende umubosi uri umukobwa ariko ntabwo uri boss. umugaga ni igiceri cyapfuye ku muhanda cyagaga cyangwa umutwe. cyagagaye naho njye ndi umubosi iyo nkorora se wagira ngo urwaye sida. Iyi ngiyi ituruka muri Amerika. ese mwana uri buze kurya uraza kurya nageze ngo numize wawuriye kiro cy'igikororwa Ubu yorohewe. bana nyagasani Yorohewe. Yafashe ka mitende yaje mu bantu. wasanga arwaye na y'amaso y'amarundi yateye urwaye abanyamerika kuko iki cyana kiranarenze ikintu kirwara amaso y'abanyamerika sha abasa nk'igishirira. Iyo arwaye amaso agura bande yo kwizirika ku kaguru. utinya yuko uyu mwana arwara umutwe akavuga ari kuribwa mu maguru. waje kwa ndani kwa umutwe kitajya mu mutwe. kijya mu nsinda. Urakinisha umuntu iwawe batagira amatara bamurikisha amaso. Ese mana uracyanywa ibyuma? Reka urakeka nawe mwaga imihoro se. Ese ujya gusenga basi? Reka nawanciye urusengero rwanjye nyuma. Sizi ko imibiri yacu ari insengero zo ariko uzi ko hari ibyo ibyana biranakaze basema tuvugisha ukuri uri mazi yewe se iyi mazi ni ujyanda ko izazamugora ararwo naruka gutera inda ne wapfuye. ibyana biranakaze ndagaze aba mwe muziki mugiye kuzavana abanyagice mu nda. ahubwo uno mujamijo ndi yaje kunsura imvura iragwa ndavuga ati ugamita kunyagira nsohotse nsanga agiye kuzana imyenda yo kurarana. Ubwo se ubona ari kurarana. yari kuba yanyagiwe se uyu muntu nta nubwo yerutse no kumamagana namuhaye nimero zawe none arimo arambwira ngo mani muri kadi yanjye barayibye umva nanuza na simukadi zanjye zose barazibye ntabwo wahamagara. baguhamagara kuri memory card. Ubwo uyu muntu ntuzamusohokane. Reba umuntu w'umugabo ahoza ikivuguto akanahata igi ahoza ikivuguto. ese yitekereje kutumika reka ahubwo arababara ngavuga make yatabyimbe wapi kagiye. Ubwo ejo ndi wari ufite ibyago uzi kugira ibyago ikise kikagufata uriririma. Sha nawe si wowe ni so satani. Atari njye. Kwa nizo satani. Murarenze mwabyana. ndabyumva.